ndishimye nubwo ntarayipfundura umenye kirimo ariko ndishimye kabisa iyi niyo mpano iri umugane wa skate niyo mpano iri fatikabure ya mbere mbonye mfashe gutya niyo mpano ya mbere ubonye fashe mu maboko ifatika urumva koko ahari hose tubahaye ikaze mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri MINEMBWE TV ndetse no kuri Magaka Films Entertainment. Aha tubahaye ikaze hano dufite umutumirwa wacu muri kureba ku ruhande ni umugabo wo kwivuga ntago twamuvuga mu izina ni umugabo wubatse icyo warugiye kuvuga cyane umugabo wo guhamya Yesu cyane watangira twibwira amazina ni David Franzima aka Kanyamukwengo aka mataka y'urushani menshi sinayavuga menshi ariko abantu benshi bamenyereye kuri Kanyamukwengo cyangwa mataka y'uru niyo mazina azwi cyane abenshi ntibanazi nayanje akavukira ngira tibaza amazina akavukira iryo zina Kanyamukwengo nk'umuntu ukiryumva ntagashobora kuvuga ngo iri zina rifite meaning ariko ni wowe nyir'ubwite wabuzi ubusobanuro bwayo ubundi busobanuro si cyane gusa ni nabanza narabivuze cyane ni ijya kaka kuzara papa ni izina ryiwe ni izina rya kaka nyine byumvikana ko ari inshuti yawe cyane kabisa yari sheri wanje uravuze ngo yari sheri wawe yari sheri wanje kabisa ubu ngubu byarahindutse yari sheri gataha ubwihari tukomeje kugwa pole yasanze izindi mfura zose z'umurenge kabisa aha muramwiboneye umutumirwa wacu uno munsi mwese mwakomeje kubidusaba ngo tuzamuzane kuri MINEMBWE TV aha twakubaza Kanyamukwengo watubwira Kanyamukwengo ni muntu ki mu buzima busanzwe gute like bijya bigora kuvuga ngo umuntu ngo yivuge ariko like ndashaka kubisobanura gute Kanyamukwengo ese ni umuntu ki mu buzima busanzwe ni umuntu usanzwe ni umuntu usanzwe mugane hari abantu cyane basengeye hariya mu Rwanda nyine tuvuga mu Rwanda nasengeraga muri nkiba mu Rwanda nasengeraga muri EPR Église Presbyterienne au Rwanda mu Ruhango yego niyo nasengeragamo nakundaga kubona nyine abantu akabiga umuntu aza kwivuga mu ikanisa agahaguruka akavuga ngo ndi umusore ndi ingaragu umuntu utarashaka tigaragura mu byaha cyangwa akavuga ngo ndi umugabo w'umugore umwe n'abana babiri cyangwa ndi umugore w'umugabo umwe none naje ndi ingaragu ndi ingaragu kabisa ndi umusore w'umunyamurenge ushima Imana ukina komedi ndumva ari ibyo nta bindi birenze ufite fiancé ntawuhari ntawuhari kandi nimba nahari ibyo twabivugana inyuma ya kamera ni ukuvuga ngo abakobwa bose bemerewe n'ikaze aya ikaze ugiye kungira vakanti n'abaye inzu none dukomeze guha abakobwa bose gahunda yuko uwacu akiri ingaragu ndi ingaragu nyine hari ingaragu nyine ni umuntu utarashaka nyine ngo utarashaka niko navuga nanjye sindashaka ariko ibyo byose ufite gahunda yo gushaka kama kawaida nk'iyo nawe ufite ko ntagiye mu gipadiri se ufite gahunda yo gushaka nka ryari uko kubipanga muri wowe si ibibazo rero cyangwa bazavuga ngo l'homme propose Dieu dispose ko no bikenera ejo bundi ni posho ugasanga biri nko muri 2040
ariko nzoba ngiye. Mubashije kumva Kanyamukwengo uwo ari we. Twatangira tukubaza ese Kanyamukwengo mu buzima busanzwe akunda iki, hobby yiwe ni iyihe? Ubundi rero nikundira n'ibyo nkora nyine. Akunda comedy. Njyewe nikundira bino bintu bya entertainment kwirebera ama comedy, gutegera imiziki, sinzi kubyina ariko nkunda gutegera indirimbo. Kandi ukaba uzi kuririmba? Iyo ndagize bigira nkana ariko si cyane ntabyo sinzi kuririmba gusa nyine no kubikunda tu ndabikunda nyine. Uravuze ngo ukunda comedy kandi niwo mwuga wawe ukora. Yego. Aha buri muntu agira role model wiwe akavuga ngo uyu muntu iyo mbona yactinga bintera inspiration yo kuba nakora cyane nkavuga ngo ndashaka kugera ku ntego runaka. Wowe muri no community yacu duhereye muri no community yacu ubona ninde mu comedy uko inspiring? Mu Banyamurenge se cyangwa muri rusange? Kaduhere mu Banyamurenge. Mu Banyamurenge mu acteur nemera ni Gaston Gaston uriya muri Terezia wa Yesu. Gaston no mu acteur mwiza kabisa. Mu acteur mwiza vraiment ni urebye Gaston. Mu Banyamurenge navuga ko Gaston ari we muntu n'abandi ndabemera kandi bazi gukina, ariko iyo bigeze kuri Gaston biza ibindi. Gaston ni umuhanga, nje twabanye ku maseti menshi, twakoranye nyine ibintu bimwe na bimwe byinshi bino bya acting. Gaston ndamwemera kabisa. Mu Banyamurenge ni umu acteur nemera kandi nubaha. Dukomeje guha Gaston big up, komeze ukore neza. Abantu benshi bakuri inyuma no komedi wacu twemera hano ino twaje. Ariko hari ni challenge ugenda uhura nazo muri comedians, niwo uzizi niwo ubasha kuzitubwira? Challenge zo ni zisanzwe. Buriya nta kintu naje gusanga nta kintu kitagira challenge. Habe niyo wasirimbye cyane uzugira challenge kuriya ubwikegera bariya abahungu basirimba cyane babayumbe ubabajije kuri bafite challenge zirenze nyinshi cyane, ariko muzijanye n'ibi nkora zabayeho mbere tukibitangira. Challenge nyine ziraba babona ko ari ibintu biraho nyine bidafite umumaro, ariko kuri ubu ndibaza ko njewe mu challenge ntizobura. Ariko zijya izo nabonaga ngitangira ubu nyine zarashize. Mfite challenge zisanzwe nyine z'abandi nyine gushya, ariko mbere twagiraga challenge ibintu murimwo ngo nuburara ngo ni ibiki ngo nta mumaro ngo ibiki ya bene izo twagendaga duhura nazo nyine abantu baduca intege, ariko ubu nyine izo challenge ni nkaho zashize ntazigihaba kuko abaducaga intege batubwira ngo izo turimo nta mumaro ubu nyine nibo bamaraniye ku macana. Nibo bafana. Oya, nibo bamaraniye bashaka amacana. Ubu nyine bose ko barashaka amacana. Cana yabaye cana. Yana cana none ubu nyine raza kurikora abantu basa. Ni guhamagara aba papa bakaza kudushakira amacana. Mugurisha inka mugure za cana. Ni ukuvuga ngo abantu bose bafite ifaranga mugura amacana. Bayagure rwose dore. Bongo bamereye abantu nabi ya. Uravuze ngo abantu bari kwirukankira mu macano bintera kwibaza ibyo byose muri abo bantu bagiye bagutera challenge, harimwe yakugizeho impact uvuga ngo nuno munsi iki kintu cyarambabaje ni nkiye? Shaburebye nta yino uvuga yangizeho impact nyine gusa zarambabazaga bisanzwe tu kubabara nyine ukumva nk'umuntu avuze nk'ijambo akuvuzaho nk'ijambo kubera ko urabona bino bintu dukora mu Banyamurenge nta byabagaho tu. Noneho kugira ngo babone umusore kurakora komedi ntiwaje gusirimba cyangwa ntiwaje mu ikorari nk'abandi nyine bakagufata ukundi kuntu hari classe badushiragamo nyine bakagufata bakagushira muri baserazi ni classe mbi cyane. Noneho umuntu yakuvuga kasi uriya muntu amvuze gute ntakuzi ntimuziranye ntimuraganira ntazi viziyo yawe nyine ntazi n'impamvu wenda ntanakwegereye ngo akubaze ati se ibi bintu ukora uzubona bizogira inyungu imeze gute, uzubona bimeze gute na gute, ariko niza bindi Abanyarwanda bazavuga ngo ni mu nyangire. Wewe waza bavuga ati uriya muntu ibintu akora nta mafuti ntabibaho, nawe akama yuririra hiwe atazi n'impamvu. Zabayeho cyane abantu bakavuga amagambo menshi nyine ukababara twari tugitangira ukavuga ati ibintu umuntu watangiye kumutuka gitangira bizogera he.
ariko nta kintu novuga nahuye naco ngo cambabaje ku buryo numva ngo mvuge ngo nobireka nkabivamo nta cambaye kabisa. Wow, ntaca kabisa. Hano kuri Minembwe TV twaje gusura umusore wacu Kanyamukwengo. Mwana ntunguye mwansanze mwira. Twagusanze mu rugo. Nambaye isereri nuko batababona kubirenga ariko nambaye isereri. Nuko ba cameraman agerageze. Tushire ku isereri. Ntazambara ikirato mu nzu. Hari abafite amatsiko kureba amaguru. Anga urabeshira abafana ba Minembwe TV. Mu bafana bagukurikira buri hari bamwe bifuza kureba ko umeze mu rugo. Kugeza munsanze nyine muhira. Ahubwo nuko batafashe ibyo mwansanze mwe mushaka kwa mwasanze ntanoza amasaha. Yego. Nkuko twaje gusura umuvandimwe wacu muri no community yacu duhuje umwuga, ariko akaba ari mvuze ko uri umulegende muri aka gakino sinabambeshe muri no community yacu. Buriya umulegende mugani wawe mu bakihabaza n'abazoza wenda n'abazoza, ariko hariho nanje nkaba Terezia navuze Gaston. Gaston ni umulegende muri ibi bintu kabisa, yabitangiye kera cyane. Wow. So twari dufite ubutumwa bw'umufana wa Kanyamukwengo David, yatubwiye ko tugomba kubishyitsa ku muvandimwe. Ndakeka bitari bukubangamire. Dufite hano gift yaturutse mu bihugu bya kure. Kaya ndirimbo yaturutse muri Canada ku mufana witwa Koko. Yaturutse muri Canada? Iyi mpano yaturutse muri Canada. Uko yageze imbere yanje taragera. Nukuvuga ngo yaturutse muri Canada iraza kubwo gukora akazi neza. Asante sana. So twagushikiriza impano yawe. Asante kabisa. Niba gusa ikibazo ngira ku muntu wayohereje ngira emotion nkeya. Wenda iyo nje kuba mfite nyinshi nari nko kuri. Nategereje ngo ndabona amarira ndaheba. Emotion ngira nkeya cyane kabisa, ariko ebana ndishimye nubwo ntarayipfundura umenye kirimo. Ariko ndishimye kabisa. Iyi niyo mpano iri umugane wa skate. Niyo mpano iri fatikabure ya mbere mbonye mfashe gutya. Niyo mpano ya mbere ubonye fashe mu maboko ifatika. Urumva koko ahari hose ikintu kiza nka gift gutya ari impano gutya. Iyi ngiyi ishobora kuba ari iya mbere kabisa. Ishobora kuba ari iya mbere kandi iturutse muri Canada. Iturutse muri Canada mu bihugu bya kure. Koko kabisa nubwo ntamuzi wenda bataramubwira. Baraza gucisha ifoto ye n'ukurikirana ikiganiro. Ndayibona hasi kabisa. Gusa koko Imana iguha umugisha ndishimye cyane kabisa. N'abandi ibi byose ne bidutera courage wa impano kuriya wenda ko ndanabivugira ntarayireba wenda muraza kumpangura nze kuyireba. Nta kibazo ni yawe. Yewe impano y'umufana. Dukomeza kubwira abandi bafana kuri kuzifata impano. Bazizane kubwira. Imana iheze ko kumugisha rwose niwe wa mbere niwe ubimburiye impano. Koko niba ari umunyamugisha ubu rero zigiye kuza umufiririzo. Wow. Ebane kabisa. Abantu amatsiko abice rwose. Impano kabisa ifunze nk'iyavuye muri Canada nyine. Iyi mpano ivuye muri Canada neza. Iri no mu gashashi. Abantu mwe impano iri hano akantu ni hano. Abantu ko barabona iki hano akintu bababona. Man, asante sana kabisa. Asante, ndishimye cyane. Shimiye Koko. Bikomeye cyane. N'abafana banje bose nishimire Koko rwose arandemeye. Ankubise impano y'akataraboneka. Iyi foto ni nziza wa.
ni nziza cyane nubwo ari iyanje ni nziza umuntu ufite umutima mubi nawe avuge ko ari nziza. iyi foto ni nziza, iyi foto ni nziza, iyi foto ni nziza rwose. Sha ibintu urebe ukuntu ntari naratekereje gukora ifoto nk'iyi kandi nyine ko ndabona munongera nk'ifoto imwe gusa iriya ya mukecuru nawe nanje ngira nk'ifoto ya mukecuru gusa none zibaye zibiri eba kabisa ndahita nkanaga hano reka nze noneho murankizwa n'ikira murankizwa n'iki ko hahiriye rimwe. Inzu iraberewe, yari yambaye ubusa, iraberewe kabisa koko. Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha kabisa, kandi ahantu wakuye kugira ngo utekereze gukora ino foto uriya gift bro, gift habe nubwo we bari umutemeri w'ikaramu, ntaguheza umutima akaguheza umutemeri w'ikaramu cyangwa igikongoro, ariko ari gift yabitekereje akicara agatekereza akavuga ati urumva umuntu akagutekereza batereka mpeze runaka gift yose ni gift. Yaba umuntu woguheza $1,000, yaba umuntu wo kugurira imodoka, yaba uwo kugurira isengeri, burya iyo byiswe gift yose aba ari gift. Gift yose ni gift. Gift yose buriya ni gift. Kujya icyangombwa ni umuntu kuba ntabwo utekereza kuri gift, ahubwo utekereza ukuntu umuntu yicaye agatekereza, kuko iyi foto ndayifite, ninje wayipostinze, ninje bayifotoye, ariko sinatekereje kuvuga ngo reka nyikoreshe gutya nze kuyimanika mu wanje, urumva sinigeze mbitekereza. Ariko kuba umuvandimwe koko yaricaye agatekereza gukora bino bintu kabisa, Imana imuha umugisha, ndamushimiye cyane rwose cyane kabisa. Sinzi uko nabivuga, ndishimye. Amarangamutima y'abagabo si nk'ay'abagore bo bazagira ukabona nyine ageze gutya akihanagura amaso, sindabimenya neza nimba ari amaso baba bayafite bose. Hari igihe n'umuntu ashobora kwihanagura wenda n'ubusa, ariko nje singira bene izo emotion, ariko nishimye cyane. Wenda CEO wa MINEMBWE TV araza kumvuza na Koko, mushimire nawe umufana, bigaragara ko ari umufana nubwo wenda ntamuzi. Twebwe gaburiya tumenya abafana, ibo baratuzi, ariko twebwe kuberaga ko twe ntitubazi. Hari umuntu wigeze kumbwira rimwe ngo singo bitumeza kwandikira kuri YouTube ntusubize kuri YouTube ngo azanyandikira kuri YouTube ngo buri munsi mbishizeho video nkoza kwandikira kuri YouTube ngo kubera ko utazunsubiza muri comment wazayamandika kugwandika nyine akambwira amakuru yose, nono ngo asinza musubizaga nza, ariko naje kumusobanurira nza no kumuheza nimero, naje kumwandikira nyine muri comment piningaho nimero zanje za WhatsApp, aranyandikira nyine turavugana, musobanuriraga impamvu ntageza musubiza, nangere kuri YouTube rero ni ku karubanda sino wagusubiriza, hariya ni comment ziba zihari gusa z'abantu ko babonye video, ariko ntabwo ari twoganirira ngo tugirane chat irambuye hariya. Rero ebane koko ndagushimiye kabisa, Imana imuha muri Canada. Ibi ngibi biza bidusubizamo imbaraga, ibi ni bizerekana yuko ibyo dukora nubwo zoshigikirwa na 2, 3, 4 bangahe, ariko twebwe dufite benshi. Tunashimira n'abafana bacu muri rusange, abafana ba Kanyamukwengo Comedian kabisa, bubahwe n'abantu b'ingenzi, kumuza mubona zino courage zose tugira gutya tukagira gutya, n'abafana bacu babidutera. Rero na Koko nawe ni umwe muri abo bafana, ndetse n'abafana ba MINEMBWE TV hamwe n'ubuyobozi bwa MINEMBWE TV staff yose, kuba namwe mwavuye kure Kayore muza Kasarani, ku bantu batahazi muza muje kumpeza gift. Bana mwakoze kabisa, Imana ibaha umugisha. Koko yumve ko bamushimye, ni ibintu byiza kandi byo gushigikira, ni ibintu bitera abantu courage, bikabereka ko inzira barimo tutari inzira mbi, ari inzira nziza. Twakomeza mu kiganiro cyacu nyirizina. Tumaze gushimira Koko, twakomeza mu kiganiro cyacu nyirizina. Yego kabisa. Muri no minsi turi mu bihe bitandukanye, nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turicwa buri munsi. Wowe nk'umukomediya ubibona gute, cyangwa n'icyo ubivugaho? Biriya njewe ntabwo mbibona nk'umunyamurenge,
umunyamurenge w'umukomedi komediyo ni nyuma ariko biriya biri iwacu byo ntabwo mbirebera muri komedi wenda ngo nuko nkina komedi ahubwo njye uko mbireba nk'umusore w'umunyamurenge nyine nanje bo ni ibintu bibabaje kandi bitoroshe nyine turi mu bihe bigoye birababaje cyane kuko kandi ndibaza ko nta bandi bantu bashobora kugira uruhare muri biriya uretse twebwe ni jewe ni wowe ni runaka twese nyine tukabyumva kimwe twarangiza ni twebwe dufite uruhare runini nka 85-90%. Ni twebwe dufite uruhare runini rwo kubirangiza. So no gukomeza gukangurira abasore bose natwe tutisize twese twabonye filime yanyu ejo bundi yasohotse isa nkaho ari ugutabariza ubwoko cyangwa ishishikariza abasore cyangwa ishishikariza twebwe kuba twotabara. Iyi filime ni inspiration yaturutse bo inspiration y'iriya filime y'iriya video nako yavuye kuri biriya biri iwacu nyine none turabireba nyine nk'abantu wenda turavuga ngo muri bino natwe dukora byacu dusohora video ikarebwa n'abantu baba 2,000-3,000 kugera kuri 10 kuzamura turavuga reka dukore video yo isa nk'ahari yo gushishikariza abasore twese natwe ntitwisize kuriya natwe twari turimo nakitinzemo ndi kimararundu ari nje bababwira ngo nje gutabara mbona uko nanje sinisize n'abandi bose n'undi wese udukurikiye kuko nari nkubwiye ngo bino bintu bihabibera iwacu ntibifite nyirabyo ni ibya buri munyamurenge wese umunyamurenge wese guhera kuri njewe nawe n'undi baza bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise twagira dutegereza ko imuhana twogera imvura yahise nyine nakomeje no kubona ku mbuga nyinshi bari kuvuga ngo twebwe ni twebwe tuzotabara ubwoko bwacu kabisa kandi ni twebwe tuzikuraho inkota turi hejuru cyane rwose. Tukiri kuri iriya video ese byibura mwaje kubona feedback? Hari feedback wenda zaba zarabaye challenge dyama hari ni avantage gusa mwabona? Bo ibibazo ntibyobura buriya ntabwo dukora ibintu twiteguye feedback ziri positive gusa kandi dukoze video tukabona feedback ziri positive gusa tibyo tunezeza kumva ko nta kintu mwakoze kumva ko ntaco twakoze ariko iyo dukoze video tukabona positive negative zose turapeza kuko zose zirigisha hari iya positive iza ikabigisha kumva nyine ikabatera courage hakaba n'iya negative zikabanenga wenda namwe mwabisubiramwo mukabona bati rero zose uriya muntu kariya kantu yavuze niko ubutaha tuzagakosora ntituzosubira kugakora. Niyo mpamvu tuba dukeneye positive na negative ariko twabonyemo positive nyine abantu benshi barayikunze hari ababyumvishije abatabyumva nabo nyine hari izindi comment zabo bashizeho ziri negative nyine ariko nyine urumva ni ibyo ni bisanzwe nyine mukora video mwiteguye ibyo bintu zose mwiteguye positive na negative zaraje kabisa ariko nyine nyinshi nizo abantu appreciatinze baravuga ati kabisa mukoze ikintu kizima ukuntu mubyakitinzemo ukuntu mwakitinzemo nyine muri ubwo buryo bihuye na biriya bintu biri hariya yabane kabisa nukuvuga ngo ababyumva nyine wenda n'utarubizi hari ushobora kuba yarabimenye hariya hari ushobora kuba yaragize icyo atekereza tu kuko twabikoze tubiheza abantu benshi hari ushobora kureba iriya video ntawamenya bigatuma nyine agira uwo mutima tu akagenda kandi atarabifite urumva ni muri ubwo rwego nyine mubikoramo wenda twakwama tubikora 100% tuba tuvuga ngo turabizi ngo hazogenda bangana gutya ngo bizogenda gutya ariko turabikora buriya nubwo hogenda umwe babiri umusanzu batambutse. Tukiri kuri iyo video twumvishe ko mwahuye ibyo byose na negative na positive. Tukiri kuri wowe ese video zawe ubona hari urubyiruko zigira icyo zifasha cyane zirabafasha cyane kabisa ubundi twebwe Kanyamukwengo Comedian navuga ngo ikintu tunashimiraho Imana ikomeza kuduheza nyine ibyo bitekerezo
kuko byose nyine ni ibiva mu mutwe, tubikora ibintu twakuye mu mutwe, nta script tugira tuza twandika, turakitinga gusa nyine biraza nyine tugatekereza ikintu tukagikora. Ubundi njyewe iyo ngiye gukora video, nkora video nkavuga ati kuva ngitangira nkavuga ati ngiye gukora video yanje igomba kuba ari video izarebwa n'umwana, guhera ku mwana wese utangiye kuvuga, uzi wumva ikintu, ushobora kureba ikintu akakireba akacumva akumva ikintu. Nkavuga ati guhera kuri uwo mwana kugeza ku mukecuru cyangwa umusaza. Ubundi nje niyo principe yanjye ngendera, kandi n'uvuga ngo byarabaye kuko ubu nyine abafana ngira, njyewe ngira abafana kategori zose, utwana dutoya tuba twiga kuvuga, duto cyane, duto wenda ababyeyi babo barabizi, duto hari abantu bazanyohereza ngo tuvidewo tw'abana incuke tuba twiga kuvuga, akaza kavuga Kanyamukwengo, kugeza ku basaza n'abakecuru. Abo bose ni abafana, urubyiruko ni abafana banje, barimo ba Claudine ko murabona ko impano ziba muri Canada zikagera hano. Hariho n'abasaza n'abakecuru. Ni ukuvuga ngo njyewe ahantu hose ngeze ubu nyine ndahisanga. Iyo ngeze mu bana bato mba ndi umufana, mba nzamera nkabo, ngera mu bana batoya nabona abana bamenye, tukaganira kabisa nyine tugahuza urugwiro. Nagera mu rubyiruko bagenzi banje, ni ibintu ni mahwe. Nagera mu basaza n'abakecuru bigahura. Ubu nyine njyewe ahantu hose ndahakinira. Nsanze mu basaza mba ndi kuganira nayo ibintu nyine by'abantu bakuru. Wansanga mu rubyiruko tuba turi muri za mani nyine, ibintu by'abasore. Wansanga no mu bana bato, ni ukuvuga hose nari ngiye kuvuga ngo mpabera icyarimwe sindi Imana, ariko hose ndahisanga kabisa. Hose urisanga, ndetse kuvuga kubana n'abantu bose amahoro. Nakomeje kukureba mbona ukuntu wambaye, ukuntu uhagaze, ngira amatsiko. Nabonye isaha yawe ukuntu imeze, sinzi byatumye nifuza kukubaza. Ese isaha yawe irabara isaha irabara nta. Wow. Irabara rwose. Isaha ushize mu gaciro kayo mu madolari, katavuga amadolari. Sinambasha kubisubiza. Nabonye ejo bundi interview ya Amagi the Black wo mu Rwanda. Buriya ni umuntu nkunda cyane. Umujyi wawe ntago tuziranye, ariko ni umuntu nemera kabisa. Buriya interview ya Amagi habe n'ubwo yoyikorera ku kinyamakuru cyo muri Bangladesh, nza nyikurikirana. Wow. Iyo mbonye interview ya Amagi ngomba kuyikurikirana igashira, kuko ni umutipe uza uvuga amagambo nyine ariho, ntagira bya bindi byo kubesha n'ibikabyo. Yari yambaye fime, arangije amazi ngo yeguza ngara, aravuga ati sasa abantu bazaje kubesha, atubabaza umuntu ngo ifime yeguza ngara, akabwira ngo yeguza $200. Ati kandi ifime nayiguriye Ireme, nayiguze inoti y'igihumbi kimwe, ijana ry'abanyakenya, igihumbi kimwe niyo nayiguze. Bo ibi ngibi nta mpamvu yo kuvuga agaciro kabyo, ni ibisanzwe, ni isaha isanzwe wagura hano mu mujyi, zino nawe uzugura hano mu mujyi isanzwe, nta birenze. Wow. Ariko ibyo byose ufite fashion designer wawe kwitaho? Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe mba mfite nyine ahantu wenda nk'iduka rimwe nguriramo, mu rwego rwo gutezanya imbere. Hari umusisita witwa ngo ni Ange, uyu aba hano mu iki, afite iduka ngo ni Ange Collection. Ni ukuvuga ataragira iduka tutaramenyana yandi, naguriraga isiri. Nagiraga umudamu w'umusomali, niwe nageza ngurira imyenda kabisa n'inkweto. Nageza muhamagara ndi mu rugo, nkamubwira ati ndashaka amahuza ameze gutya na gutya, akambwira ko hari. Ibirato byarazaga akabifotora akabinyohereza kuri WhatsApp, akambwira ati nagiye kurangura inkweto zino na zino na zino, akazimfotorera akaja kuzitora iwiwe. Wow. Ni ukuvuga ngo Anje aje noneho ndavuga ati mu rwego rwo gushigikirana tubiriya byacu nyine, ndavuga ati n'ubundi amafaranga mfata nkajana isiri, kaja kugura ipataro y'igihumbi cyangwa 200 n'ishati, kavuga ati n'ubundi reka duteze mwene wacu imbere. Nyine akenshi nkunze kugurira hano kwa Anje hano mu iki, ni na hafi na hano mu rugo. Akenshi niyo nkunze kugurira nyine mu buryo bwo gutezanya imbere twese, nabwira n'abandi bantu. Biba binatangaje man, ugasanga nyine abantu wa mugani
karaje kugurira mu banyakenya wenda ntitugiye gusubiza abandi imbere ariko bazavuga nyine ngo uje gutera uburezi arabwibanza yego ntabwo twavuga ngo bahombye n'abanyakenya ariko kandi kameme nk'umuntu wanyu nawe ufite ibintu mushaka mugomba kumuteza imbere nyine kugira ngo twese tuzamurane n'ubundi uko umunyakenya agurisha niko n'uriya musisita agurisha yaba ishati yaba ipataro byose bagurisha kimwe abantu twese tugomba kujya kwa Ange hano mwiki kabisa muzoze utazoza wamenya azoza nyura hano mujane ni kwibarabara niyo mwana w'umunyamurenge wanditse ku capa hano muri Kenya uzubanyira ukabona handitse ngo Ange collection dukomeze no kumubwira ngo courage cyane kabisa komerezaho umuntu wese buriya bro umuntu wese wihangiye umurimo urubyiruko umuntu w'umusore w'urubyiruko wabashije kwihangira umurimo wakihangira umurimo wiwe akabona birakunze mani ugomba kumushigikira kabisa uko bishoboka kandi noneho ampulisi ku basisita bacu b'abanyamurenge ntabwo biba byoroshye ariko nkuriya watinyutse akemera agashora abanyamurenge urabizi dukunda inyungu ya vuba twavuga ati niba mfunguye iduka mu gitondo nimugoroba ngomba kugurisha amapataro 6 kabona inyungu iyo bitagenze gutyo rero uzabamucika intege ariko iwe yarihanganye nyine agira no kuba umuntu wese rero urubyiruko rw'umunyamurenge umuntu watinyutse agakora business nkingi noneho muri iki gihugu turimo tugomba kumusapotinga n'ubundi nuko nta n'indi support irenze abafite amahuzu meza kimwe n'ahugurira abafite amapataro meza amashati meza imipira myiza byose ameze neza n'uyu nguyu wavuye muri kabisa uyu nguyu birahuriranye yise bihurirana rwose uyu mupira naguriye kwa Ange ngiye kuja mu Rwanda ndibuka ko n'umunsi nja mu Rwanda niho nagiye nambaye nawuguriye kwa Ange kandi karaho ngaho n'akave keza katameze nabi nubwo mu nsanzi muhira ariko hariho n'ayandi menshi nyine nayo yiwe nkunda kwambara aranyambika nyine buri gihe nta nubwo ninje nyine n'abantu benshi cyane yambika abantu benshi gusa nyine ninjewe mu bibajije kabivuga ariko hari n'abandi wenda batazabaza imbere ya kamera kubivuga yambika uravuze ngo ujya kujya mu Rwanda niho wakwambitse cyane twagiye tubona ujya mu binyamakuru byinshi byo mu Rwanda se waduha nk'ishusho ukuntu bakwakiriye mu Rwanda i Rwanda banyakiriye neza nanabashimira kabisa i Rwanda dufite abafana bro benshi kabisa dufite abantu b'abafana badukunda badukurikirana benshi cyane kandi nuvuga ngo urebye Rwanda ibyo twari twagiyemo bijanye n'akazi shanga 90% byara success ngo kabisa twageze ku cyo twifuzaga nyine icyo twari tugiye gukora kijanye n'ibyo dukora by'akazi kacu nuvuga yuko byose byaciyemo kuko twagiye hariya tujanywe n'akazi n'izindi mpamvu ziri private nyine z'umuntu ku giti ciwe ariko twese muri rusange nka groupe twari twagiye tujanywe n'ibintu by'akazi by'ibi dukora nyine by'ibimukora yego nuvuga yuko byaciyemo kabisa byagenze nk'uko twari twabyifuje n'uko twari twabipanze none ugereranyije hano dufite media no mu Rwanda bafite media yego ugereranyije media nyamurenge nereka mbivuge gutyo na media nyarwanda ubona harimo itandukaniro muri media nyamurenge na media nyarwanda rirahari rinini cyane bivuze ko abanyamurenge turi hejuru turi hasi kubera ko ntabwo turagera igihe cyo kwikompeta ni ukuvuga nibwo tubitangira twebwe nibwo tubitangira turacari hasi ko turasiza ntiturashiraho n'ibuye hari umuntu uri bwumva uvuga gutyo ngo turacari hasi afite amawadi menshi awadi simpamya ko sinzi muri media ho nuko ubundi nyine urebye ikintu kiza cica abantu akenshi ni ukwikompara n'abandi bantu nyine wenda mutaragira ukumva ko kera hari ahantu umaze kugera hagize intuze ni ukuvuga ngo media yacu y'abanyamurenge icyo nuvuga ni courage kuko ko turakora neza kandi ko turazamuka ariko
ntabwo turaba bo kwikompara wenda tuvuga twikompare n'abanyarwanda kubera ko urabona bino bintu byose dutangiye gukora abenshi navuga ko tubikora twaratangiye kurebera ku banyarwanda nibo babitangiye zaba zo gukina amafilime twari tuzi amafilime twabonaga ba Kanyombya tukabona abandi aho abanyamakuru itangazamakuru ryo kuri YouTube by'abanyamurenge ibinyamakuru dufite byose hari ikirengeje imyaka wenda uretse BMC wenda niyo navuga BMC Umurage TV na BMC wenda ibindi byose bihari hari ikirengeje imyaka 2 kiri hano ntacu ibindi byose biri hano ni byavuba nibwo bikivuka ariko ukuntu twadukora ukuntu media yacu ihagaze yaba iyo mwitangazamakuru yaba na entertainment n'Nyamurenge ibingibi by'amakomedi n'amafilime n'ibindi mane tubirimo neza tubikomeza uko tumeze n'umuvuduko dufite n'uko kuntu kandi impande zose iciza twebwe ko ziragendera gutya yaba muri filime yaba mu bahanzi baririmba secular music n'izi zisanzwe yaba abanyamakuru twese ko turagenda gutya nuvuga ngo ubu nyine kugeza ubu nta kote iri hasi hari kote y'abanyamakuru bacu abanyamurenge ibana noneho hano muri Kenya ifite amatwe yose ihagaze neza itangazamakuru hano muri Kenya ryacu ry'abanyamurenge rifite amanota uvuze ko turi kuzamuka ibyo byose tuvuze muri ntuzuri muri side urimo yego muri comedy nuhe umukinnyi ubona ukavuga ngo uyu muntu ukuntu ari gukora mu by'ukuri nanjye mufitiye ubwoba mu banyamurenge hano muri community yacu ubwoba sinubishatse like ushaka kuvuga ngo yoza Kanyamukwengo izina afite rikaba ryosubira hasi cyangwa akakurusha hiti niko tubivuga mu ncamake ubundi sinzi uko nobisobanura ni ukuvuga ngo ubundi njewe nimba ari ikintu kintera ishema ni ukubona abantu baba bazamuka bintera ishema cyane kuko ntabwo nokwifuza ko bino bintu turimo ngo ari njewe uhora uvuga Kanyamukwengo kano keneye abandi bantu bazamuka kandi barahari hari abantu turi navuga ko twese turi kuri standard imwe ntabwo novuga ngo wenda ubundi bino kere turi muri competition uri gukompeta niho uvuga ngo runaka ko ndabona yogira gutya ariko bino njyewe ku giti cyanje bino mbikora nta competition ndimo ntabwo nkompeta mba numva nta ibintu by'amakompetition ntazo mfite niyo mpamvu njyewe bariya batowe bakiri hasi ndabishimira cyane iyo mpamvu mbona nk'umuntu akora hari abapeti bari mu gukora comedy kabisa ya comedy nanje nicara nkaba ndi mu nzu ngaseka nkaba ati bano bati content yatari ariko hari abandi nyine nabo novuga turi kuri standard n'abana ba Papa Legend hariya n'abantu bose dukorana buri gihe kabisa turanakorana cyane urebye ziriya team ya Papa Legend ba Abdedomu turakorana harimo ba Lazaro bano Umuhamya TV ndatabaye akinari Lazaro muri video turi mu gukorana ni umuhanga cyane harimo abakinnyi ni benshi cyane harimo aya matimu ya Abudara nyine bari gukora bafite na filime bari gukora mane ni ukuvuga ngo bino ubikoze uhawe kompeta niho wenda ushobora kuvuga ati mfite ubwoba ko runaka ashobora kuzozamuka akagira gutya urumva iyo wenda muri wowe uhawe ufitemo competition ariko njyewe nta competition mfite ubundi njyewe bino mbikora nkanje kandi nta wundi muntu uzobikora nkanje kubera kimwe yuko nanje ndashobora kugira nk'ubu nyine Abudedomu ntashobora gukina reka mutange urugero niwe turaziranye n'umujama wanje wenda abantu hari abaza bumva nabi ariko Abudedomu ni umuje wanje nari ni ukuvuga Abudedomu buriya ntashobora gukina nkanje yokina nka Abudedomu kandi agafanwa nka Abudedomu kawe nanje kina nkanje ntabwo nshobora gukina nka Abudedomu uriya sinshobora gukina urabona ko Abudedomu akina niwe wenyine ugukina kuzogeza apfuye buriya nanje sinshobora gukina nka Abudedomu nuko actinga nkanje tukakitinga role imwe uzi ko dushobora gukina role imwe turi babiri ariko tukayikina gutandukanye tukayikina twembi role imwe tukayitegura tukavuga ngo dukine kuri telefone kayakitingaho nkanje Kanyamukwengo Abudedomu akayakitingaho nka Abudedomu niyo mpamvu rero muri bino bintu dukora ubundi ubikora nkawe niyo mpamvu ntabwo nokubwira ngo novuga ngo ikarazamuka ngo azondenga
ntabwo zashoboka. Naho hiti ni nka buji. Hiti ni nka buji, nta muntu uhora kuri hiti ntibibaho. Habe n'ubwo ukora gute na Yesu yaraje hiti arayirya arangije irashira. Ariko ubu nyine niwe yifitega yose, ariko nyine urumva nawe hiti yigeze kumushirana. So ni ukuvuga ngo hiti rero, hiti yo buriya nta muntu uzora kuri hiti. Tuzorebe ukurikirana wenda duhere nko mu, reka tuvuge nko mu Rwanda wenda, nko mu Rwanda wenda duhere nko mu bahanzi b'Abanyarwanda abo twari tuzi kera bana indirimbo zabo mwategeraga babaga bari kuri hiti. Amakoni koshwa urebe wenda nk'amakoni koshwa ni umuligenti hariya mu Rwanda, ariko hiti yagiraga ca gihe ciwe nyine ari hasi, ba Melody nibo bari kuri hiti kabisa. Ariko nawe wenda mu myaka iri imbere nawe azoyivaho haje hundi. Twese ni kugenda dupasanya, twese ni kugenda dupasanya, kandi ntiworegreta hiti yawe nyine yaraje ico gihe uba warayigize. Nishira rero undi nawe akayijaho uzishimiye mugenzi wawe nayo. So njyewe niyo mpamvu rero nishimira urubyiruko. Hari abana mani bafite talent hano benshi cyane, benshi. Hari abapeti hano bashoboye mu minsi mikeya bazosandara hano kuri media Nyamurenga, abantu bakumirwa. Hari abapeti benshi bafite impano cyane, kandi mbabwira ngo courage kabisa, muze dufatane twese tuzamurane. Biri barumbwiye ngo gutinya ngo runaka ngo aransumba. Njyewe nkeneye abantu bose, nkona hano turi wenda yaba nje, yaba ba Lazaro, yaba ba wenda ba Timu Abdara, ba Papa Legend, twese uko turi hamwe dukeneye n'abandi baza. Twese no tukaja kuri standard imwe, twarangiza tugazaza gufatana urunani, tugafatana no twarangiza tukagira gute, tukaboostinga sasa ino entertainment yacu pa kazamuka erane, tugasatura ubundi agahera rimwe, tukazasubira mu Minembwe twese turabagirana. Mu Minembwe dukora amakonseri yari mu madego, muri ziriya ndego, cyangwa ukavuga ngo ufite igitaramo nko mu muco hagati. Mbona igitaramo canje cyambere kizobera muco hagati, nzokorera igitaramo. No kuvuga ngo kiri no nta gitaramo abantu bakuru, nta gitaramo nzokorera. Igitaramo canje cyambere nzogikora muco hagati. Abantu barategereje konseri yawe. Konseri yanjye izobera no mushasha, konseri yanjye izobera muco hagati. Wow, dukomeje kugushimira ko tugana ku musozo. Ariko twabura kukubaza, ese nihe comedy cyangwa filime wakitinzemo ukavuga ngo wow, nkoze ikintu nanjye mbaye proud yacu? Ni ukuvuga ngo ubundi buriya n'umuhanzi iyo umubajije indirimbo zose azakubwira ngo arazikunda. Ariko rero tumwe nyine umuntu azakora nawe ukadusubiramo ukatureba ugaseka. Hari nk'ako ubundi urebye muri iriya series ya Nyagotomera, iriya yose yaratwitse. Ni fresh kabisa, yarariye. Ariko indi video ya nanje narebye maze kwikina nyuma nyisubiramo ni iyo nakoranye na Kanimba wo mu Rwanda, namusuhuza cyane wo muri Bamenya. Kanimba respect bro, ni umujama wanjye cyane, ni inshuti yanjye, azanyitonda petit frère wiwe. N'ubu ngubu tuba tuguma guserera no mu kanya, ariko ambwira ngo agiye kundangira umugeni ngo nananiwe gushaka, kandi nawe afite imyaka ingana n'iy'Ikinyamujunga ariko yarananiwe. Rwa filime twakinanye na Kanimba, mpamubwira ngo ndarwaye, ndamubwira ngo imiti mu mita nyandikira, ndamubwira ngo anyandikire mu imbugita, kuko yari yambwiye ngo nta basirikare mfite mu mubiri, musigaranyemo abajenesi. Ndamubwira ngo nanyandikire imbugita nyimirega nigera yibateme. Naje ugasubira ngo nanje natashe ndi gukora editing mu nzu, ndaseka ndaterane kabisa. Iriya video yarandyoheye cyane, yaranshimishije kabisa. Uravuze ngo muri make iyo utashe imaze kuactinga niwe wikora editing? Niwe cyane je bikora kila kitu. Gushutinga nari mbesha gushutinga, umuntu aranshutinga, mu cameraman aranshutinga, ariko editing ninje uyikore nyikorera hano korera ndikora muri make ninje uyeditingira. Ndi editingira kabisa, nkeretse wenda mfite nk'ibintu byinshi cyangwa numva nananiwe, nibwo nyine ndeba nk'umuntu. Hari abajama benshi nyine b'inshuti zanjye bazi ku editinga, nkamubwira iyo numva nyine ntameze neza ndushe, ndamubwira akaza nyine tukedita akaeditinga. Ariko akenshi nako hafi ya zose
nje wiyeditingira kabisa ndi editingira. Wow. Aha, dukomeza kugushimira, reka tugere ku musozo kugira ngo tukureke ukomeze no dushuguri twawe. Nkomeze noza amasahani. Nantesheje. Ariko ugira ushake. Ariko noza isahani murantesha. Ugira ushake kugira ngo nzana umukozi. Umwiye ndakubwiye gabona ariko noza isahani ngo ngire nshake. Ubwo bivuze ko nongeye gushaka umukozi. Mwo gufashanya n'umufasha. N'umufasha. Azokomeza. Nzanye umukozi. Shatse umukozi usanzwe. Umukozi usanzwe nyine tu umuntu dufatanya nyine hano mu rugo. Uwo mu rugo nyine dufatanya tuwo mu rugo nyine tu. Mu Rwanda bagana kwita ni bakadogo. Wenda mbonye nkakadogo. Si byiza ko ni uvuze. Oya uvuze umufasha kugira ngo urubavu rwa rudakomeza ku. Wow, dukomeje kubashimira mwese mwe mwakomeje kudukurikira kaduhagarikirize ahangaha karyoshe ntigahora mwitama. Yego. Tukomeza no kugushimira. Asante wakoze kandi dukomeza kumuha respect n'umuntu mwiza n'umuntu w'umugabo. Tuvuze ko ari ku yindi level nubwo atabibona ari ku yindi level twe tutariho ariko kamera kutwitaba kamera kugira ngo tuganire nawe tukabigushimira. Mane murakoze cyane Minembwe TV ndabashimiye kandi staff yose n'abafana ba Minembwe TV. Mwakoze kugera iwanje CEO Keri Kibamba yari yaranze kugera iwanje none yangiye ahageze. Nashimira Claudine ni koko cyane Claudine ni koko ariko zose ni rimwe ni koko buriya yariciyemwo gusa ariko ni Claudine nyine ni koko ariko buriya ni Claudine simbizi. Ndamushimiye cyane koko yagize neza kumpeza impano nishimye Imana imuhumugisha cyane. Ikindi kandi koko ni utumye Minembwe TV mugeri wanje nabwo kandi nukuvuga umushimiye dabo ngushimiye ku mpano wampaye koko Imana imuhumugisha wanatumye na Minembwe TV geri wanje bari baranze kuhagera. Bari mu nzira bari baranze kuhagera none muhagejejwe n'impano. Impano bivuze ko ifite agaciro gakomeye. Impano yavuye muri Canada yamara igatuma na Minembwe TV gera hano. Kampani ikomeye cyane. Mwakoze cyane rero ndabashimiye. Nshimira na icyo nabwira urubyiruko bagenzi banje b'abanyamurenge. Icyambere ni ukuzirikana biriya bintu biri iwacu. Ibyo ngibyo si ngombwa kuma kubisubiramwo. Bazavuga ngo sinzi umugani bazabaca ngo bavuga menshi akumva beneyo. Ubwo nyine twe beneyo tuyumve cyane. Ariko ikindi kandi courage kuri media yacu ya hano cyane itangazamakuru nyamurenge iri hano mufite courage cyane muri mu gutanga amakuru update. Ariko ikindi kandi nyine twese yaba twebwe turi muri ntuza ya comedy na filime n'ibindi n'abaririmba n'ibiki muzoreke mu bitekerezo rimwe turebe ukuntu tuzogenda byomera neza cyane nkiye interview muyinkoresheje ndi muco hagati cyangwa ndi mu Minembwe cyangwa ndi mu Mibunda cyangwa ndi mu Rurambo ino hirya cyangwa ndi mu Bibogobogo ariko mukayinkoresha ndi muhira kaza mbabwira ati iki giti ni umugeti biriya ni ibyufuka bino ni za manayeza ibi ni ibifuranende ibi ni ibiki tugakora muzobitekerezeho rero inde interview tuzoje kuyikorera Wow. Reka tugaruke ubutaha.